nsabira wagiye ndetse nsabira n'abasigaye hanyuma dukurikizaho umuhango wo kumusezera kugira ngo izindi gahunda zindi tuzikorere hariya imvura itaza kudusanga inanga tutaragerayo ukanya nk'aka ngaka turi imbere y'ubwiza bwawe tuje nk'abana b'abantu dufite intege nkeya ariko wowe wari wo kudukomeza izina rye ntabwo icyubahiro turi kwisabira ndetse dusabira n'uyu nguyu wamaze kujya mu maboko yawe ubane nawe natwe ukomeze kubana natwe mu gihe tuvume ku mwuka bazima tubihimbarize Indisi nziza cyane twasezeranijwe n'Imana tuyitegereje twizeye yuko data idufitiye aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi tatatu batumye mpfira ibyaha byanjye bihamba mu mva maze arazuka ngo amuze nase nagaruka nzamushimira ibyo hazaba umunsi tuzumva w'Imana harabagira n'ijuru ryose aza mu bwiza bwe bwose azima ingoma y'umwami wanjye dore urukundo rwatumye mpfira ibyanjye nagaruka nzamushimira ibyo ibyaha byanjye bihamba mu mva maze arazuka ngo amuze nagaruka nzamushimira ibyo Wana byambaremwa wambaye nk'umuntu rwose uri mwirinda
kirimo ibirayi ubu nakubitaka hano bikarangira amagi niyo yagufata baramenyera abaturage kugeza ubwo Yesu azaza muririmbire ihoraho Yesu ari hamwe natwe ubu tuneshe ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu nimuze babohewe mu maboko y'abamugome Satani nimuze tumukorere tumuhe ubutunzi bwe. Iyo umuntu yagiye aba yagiye, ariko icyo twizeye ni uko tuzongera kumubona ku munsi w'umuzuko nk'uko gahunda y'Imana iri. Turabyizeye ko tuzongera kumubona. Mu by'ukuri rero uyu Fabian murabizi neza ko aratuye mu mujyi wa Kigali hariya ku Gisozi, ahantu benshi muzi ko hitwa Biretwari. Yari umusaza, yari umugabo dukunda twubahaga, ariko Imana nayo yafashe umwanzuro, ntacyo twabirenzaho. Muri aka kanya rero uyu Hagenimana Fabian niyo mazina ye, akaba ubwo ni muri gahunda y'umwirondoro we nyirizina. Amazina ya mama we akaba yitwa Nyabyenda Regina, papa we akaba yitwa Bishyirabusa Anastase, akaba yaravutse mu muryango w'abana batatu, akaba yaravutse mu 1978 mu karere ka Huye, umurenge wa Ruhushya. Akaba yari afite mama we gusa, papa we akaba nawe yaratabarutse. Akaba yarazize yarize amashuri atatu, ubwo abanza yararangije akomerezaho n'ayisumbuye gatatu. Akaba yarize hariya i Gatagara, ndumva ubu ngubu bari mu karere ka Nyanza. Mu by'ukuri akaba atabarutse ari ingaragu. Ku batazi ingaragu, yari atarashaka ngo yubake urugo rw'abashakanye. Mu by'ukuri akaba atabarutse yari amaze igihe kinini arwaye, bamwe murabizi. Yabanje kurwarira mu rugo, nk'uko kurwarira mu rugo aza kuremba, ajyanwa kwa muganga Kibagabaga, baramuvura aroroherwa, agarurwa mu rugo, aza kongera araremba, asubizwa kwa muganga Kibagabaga, ari naho yaguye. ko nyuma nakubwira ngo yajyambere inshuti kuruta izibona, ariko nyine igihe kirageze aratashe, nta kintu arenzaho, mureke yigendere.
w'abana 4. Fabien twaturanye ahantu mu gipangu, korona yose yabaye duturanye. Fabien nkundira umwana n'ubari hariya mwigisha gitari. Fabien nanjye ubwanjye mukunda umva. Ngewe numvishije telefone isonnye, papa Mitsinda mpamagaye numva birantunguye. Nta byinshi byo kuvuga njye agahinda kanyishe byandenze. Umva ntacyo navuga reka ndekera kuko byatuma mutima